God, I give you glory and honor because you're God and we are made people. You know all things, but we know few. You can see everywhere, even in the heart. I ask you, Lord, pass through me the word that you know, that can help and change everyone that is here, so that when we wind up, the glory in honor and thanksgiving will come back unto you, mostly that you are the only one that is worth of it. In the name of Jesus. Amen. Amen. I made a vow when I was in Kenya seriously sick, because the last 2 years were not really good to me. But I got out very many lessons from them. I told God that when you enable me to come back before the gathering, and I stand and I become able to stand well, there are some words that I did not talk more about in the church that I want to speak to them. These are the words concerning heaven. I want to let you know that our motive, our goal, all of us, when we get saved, we want to go to heaven. May God bless us in this world, and whatever we ask for, let Him do it for us. But after all this, let Him enable us to have the eternal life. So I'm just borrowing these words that were spoken out by Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Right, and then go to verse 10. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasengwa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu itava mu ijuru, izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe. Icyakora si uko dushaka kuyambura, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka wo ingwate. Nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri, tuba dutuye kure y'umwami wacu. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Ako karongo gasubiremo umurongo wa 10. Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Isubiremo cyane n'abanyuma bubyumve. Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Umuntu wese azagaragara imbere y'intebe y'imanza. Everyone will appear before the judgment seat, urubanza rukwiye rutabera, and will be judged justly. Ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri. He will be rewarded according to what he did when he was still alive, ari byiza cyangwa ibibi, whether good or bad.
iyo ni intebe y'imanza izabaho. That is a judgment seat that will be there. Iyo bita bema seat mu Kigiriki ngira ngo. That is how it is called in Greek. Umuntu wese azacibwa urubanza bituruka ku yakoze. Everyone will be judged according to what he did. Ari byiza cyangwa ibibi. Whether they are good or evil. Ariko nibyo yakoze akiri muri iyi ngando. But even those things that he did when he was still in this tent. Ingando Paulo yavugaga turimo n'uyu mubiri. The tent that Paul was trying to mean that we have is this body. Agaragaza ko ingando igisenyuka, igisaza, igivaho, na permanent. He shows that this tent is not permanent, it is destroyed, it is perishable. Nanjye maze imyaka 2 ndwaye ndabyumva neza. I can feel it very well. I who have spent 2 years sick. Aho nageze ingando itameze neza. Sometimes I reached a time when my tent was not really good. Nabasha kwicara, nabasha guhagarara, nabasha no kurya. I wouldn't be able to sleep, to sit or stand. Amajwi akaba menshi. And voices were many to me. Ntabwo ngenda umukristo w'Imana ubamo ntabwo Imana bikunda kuko ibyikuza ndeba ni byinshi. I'm not a young Christian who says that what I see God cannot allow me to be like that because what He has done I've seen. Ntabwo Imana bikunda, ntabwo Imana yamutwara. God cannot allow him to die. God cannot allow us to die. Bana ubwana buto, ibyikuza ni byinshi tureba. What He has allowed to happen a very many way we are watching. Na pastor Emmanuel bagiye tureba se. Are there not many pastors that have passed away when we are watching? Yewe navuze ngo n'ubu Imana yabikunze. So I had said that if God has wished it to happen, reka nitegure gusa n'ubu hari icyaha nakoze nyihane. let me prepare myself and repent if I have any sin that I've committed. Ningenda njye mwisho. If I go, then I have to go to heaven. Kuko niryo nakoreye kuva n'umwana muto kugeza ubu. Because it is what I have worked for from my young state until now. Nongera asubira inyuma nibuka kuva muri 90 kugeza ubu imyaka maze mvuga ubutumwa ndavuga ibyo ari byo byose n'abari igihe cyo kugenda Imana yabyemeye kuko ntakitemera ubwo nzabona amakamba. I also made a flashback from 1990 up to now serving God. I said if God has allowed me to go, I know I will be crowned. Kuko imyaka ijya muri 30 mbonye nta kandi kazi nakoze nakoreye Imana. Almost 30 years I've done any other job apart from serving God. So I received that, I felt it. Ariko kuko amasengesho yanyu n'ay'abandi ngira ngo Imana iza guhagarika irangarura nagurutse. But because of the prayer ariko bitavuze ko hari ikindi gihe umuntu atazataha. But it doesn't mean that another time someone will not go. So iki mujye mugitekerezaho. So only think about this. Yuko icyo umuntu akoze cyaba cyiza cyaba kibi. That whatever you do, whether good or evil, hari igihe azacibwa urubanza. there is a time that will be put before the judgment seat. Abakorinto ba mbere 3:11. 1 Corinthians chapter 3:11. Icyerekezo nyamo ndagira ngo tubigishe namba twigishe gukorera Imana gusa hanyuma yabwo iyi ngando n'isaza tuzambikwa indi ituruka mu ijuru itagisaza. I want us to learn that we have to work well so that when this tent becomes destroyed, we shall have another tent. Hari undi mubiri tuzambikwa utagisaza. There is another imperishable body that we shall have. Taza n'unyuka. It does not rot. Ariko wari wireba mu ndorerwamo natwe bakuze ukibaza uti ni njyewe nangwa nawe. Burya umubiri ingano ibitangiye kukwereka ko ihindutse. The body tries to show you that it has changed, it is aging, then you start bringing wrinkles. Ariko hari indi ngano tuzambikwa. But there is another body that we shall be given. Nituva muri after this tent. Idasaza. That is imperishable. Idapfa. That does not die. Itabora. That does not rot. Amen. Imana mashiko ngiko. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 15:50 ugeze kuri 52 ngira ngo ndashaka ko kugira ikintu wumva muri iyo murongo. I want you to grab something from this scripture. The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Ira kuri 50 yuko. Abakorinto ba kabiri ba mbere igice cya 15 here ku murongo wa 50. Nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana
bibora bitabasha kuragubitabora. Dore mbamenera ibanga. Ntituzasinzira twese. Ntabwo twese tuzasinzira. Ahubwo twese tuzahindurwa. Hari abantu Yesu azaza batarapfa. Sinzi n'uri muri abo n'imigero utarapfa. Ntabwo uzapfa uzahindurwa n'uzaca ahantu hasi. Uzafata ikirere. There are some people that will be changed that when Jesus Christ comes when you are not yet. Hanyuma bizagenda. Tuzahindurwa mu kanya gato. Tuzahindurwa mu kanya gato. Ndetse n'ako guhumbya. Ndetse kazaba kameze n'akanya ko guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga. Ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko. Bizaba koko. Abapfuye bazurwe ubutazongera kubora. Bazurwe ubutazongera. Natwe duhindurwe. N'abazaba bakiriho bahindurwe. Hanyuma bigende. Kuko uyu mubiri ubora. Ntabwo nshaka. Uyu mubiri, uyu nguyu. Ukwiriye kuzambikwa kutabona. Uyu mubiri urayubora. Ariko hari undi mubiri tuzambikwa, tuzavunjirwa, utagibora. Kandi uyu mubiri upfa. Uyu mubiri upfa. Ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Uzambikwa undi mubiri udapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora. Uyu uyubora numara kwambikwa kutabora. N'uyumva ukambikwa kudapfa. Upfa ukambikwa kudapfa. Nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo. Iryo jambo nibwo rizasohora. Urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe. Warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe urubori rwawe ruri he? Urubori rwawe ruri he? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Usanzwe ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe. Iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu. Iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu. Nagira ngo mubamenyeshe ikintu abatakizi n'abakizi no kukibibutsa murabizi. I want to remind you this. Uyu mubiri uyu nguyu. This body, this flesh. Yubora. It dies. Ariko tuzambika umubiri udapfa. But we shall put on an imperishable body. Ibyo nibyo byiringiro turusha abandi bantu batuye. That is the hope that we have more than other people have. Imana yageneye umuntu kubaho iteka ryose. God put their man to live forever. Nubwo icyaha cyaje. Though sin came, hakabaho gupfa. Death came. Ariko still. But no guhindura just address tugakomerezaho ubuzima hari ahandi. It's just a transition. It's just a change of address coming from this body to another body that is. We shall live for eternity. And we shall live well. But the years that God has granted you in this world, while in this grand-touched tent, while in this grand-touched house, body, let us use our years well. Let us use our years well. Let us serve well in the right way. After all this, we shall be given crowns. Can we clap for the Lord? I love that thing that was every member is a minister. Buri muntu wese ni umukozi. All leaders are runners. Kandi abayobozi bose ni abanyeshuri. We are set to serve. Twakijijwe kugira ngo dukore. Everyone here is a minister of God. Personally, individually, you are a minister. You need to serve God. If your calling is pray, God will reward you for that. If it is to preach the gospel, do it, God will reward you. If to be a singer or a protocol, God will reward you for that. If you are the leader of the 12 tribes of Israel, do it well and God will reward you. If you are supporting the ministry, do it well and God will reward you for that. But don't just live without serving God. You are just wasting time.
kandi iyo ngano wambaye izasa, and that tent you're putting on will decay, it will be perishable. kanenga amazi. Abakorinto ba mbere 3:11 kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse rwashyizweho ni Pawulo avuga, ariko Yesu Kristo. nta rundi rufatiro ruhari, ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, urufatiro rurahari ni Kristo. Ariko umuntu niyubaka, igisabwa no kubanza gukizwa ukabona gukora imirimo. Hari abantu bakora imirimo badakijijwe ntabwo bazabihemberwa, ariko abakora bakijijwe ugashyira kuri urwo rufatiro, Imana izabiguhembera byose ibyo wakora. If you love by yourself and you're building on that foundation, God will reward you for all what you did. Hari abantu bakora imirimo myiza bakaba bazi ko Imana izabibafashamo kuko bafashije imfubyi n'abapfakazi, niyo batakizwa bakikorera ibyaha byose ariko bakagira abantu bagirira neza. There are some people who have good work, they support the needy, they help the orphans, and even if they don't get saved, God will do good to them. Kujya mu ijuru ntabwo ari imirimo myiza. Going to heaven is not all about good deeds. Kwakira Yesu nk'umukiza wawe. It is receiving Jesus Christ as your personal Savior. Mukagerekaho imirimo myiza. You add on the good works iyo wakoze ukijijwe, which you did while you're saved, ukazambikwa amakamba ugeze and mu then you will be given the crowns. Imirimo si itanga agakiza. Works are not the one that gives us Agakiza salvation. tukabona ku buntu. We receive salvation for free. Ariko nta muntu wabonye agakiza utagira ibyo akora. But no one who has received salvation that is supposed to be there without doing anything. Am I making sense? Iyo umuntu amaze gukizwa agomba kugira ikintu akora. If you have received salvation, you need to have something to do. Ntabwo wabiceceka wakijijwe. You can't be silent. You can't keep it inside when Ntabwo you're ujya wakijijwe wabivuga. When you are truly saved, you speak it out. Ntabwo wakwemera ko abandi babaho batazi ibyo babonye. You cannot allow people to live without receiving the good things that you saw. No gutanga ubuhamya gusa buryo ubukoze umurimo w'Imana. Even testifying that is a service, that is something that you have done to God. Salomo na Naro ubuhamya utanze hano, uri utagira ngo ntukore Imana cyane hano. You have really testified that you have served God in this place. Ariko ubuza abantu bashurirwamo imbaraga. Do you know people who have been encouraged by your testimony? Iyo ubyihurira se ukicecekera uragira ngo abana ntibabijya kuguma aho ngaho kandi ukaba ufite abana babiri. If you would be silent, you would be living with your children and it would be okay. Ariko kiriya giterane wakoresheje ugashima Imana nubwo ntashoboye kugezaho kubera iyi ngando itari imbere neza, hanyuma n'iki ngiki hari abantu ushubijemo imbaraga There Imana are imbere. some people that you have encouraged through your testimony. Mujye muvuga. Always speak out. Wige kuvuga. Learn how to speak. Gira abantu ubwira no kukaza ukorera, gira abantu ubwira mu family yawe, kora ibintu bishobora gutuma abantu bamenya ko Yesu ahari. Tell people at your place of work, even in your family, do something at least that will let people know that Jesus is still alive and is working. Because the word of God says that if you fear to testify before the public, I will also fear to testify before my Father and even the angels. So, let's tell people about Jesus. When we are still having the way to do it. ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza, urwo rufatiro rwashyizweho kurwubakaho birasaba ubwitonzi. Shyiraho ibintu bizima, ubakiraho ariko ushyireho ukoresha ifeza nangwa izahabu. Komeza. cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyane, cyangwa ushyiraho amabuye y'agaciro kenshi cyane, cyangwa ibiti, cyangwa ushyiraho ibiti, cyangwa ibyatsi, cyangwa ibikenyeri. hariho abashyiraho ibyatsi bakubakisha ibyatsi ntabwo ibikenyeri. Some people who build using grass or straws. Komeza. umurimo w'umuntu wese uzerekana. Cya gihe cy'urubanza umurimo w'umuntu wese bazawupima. urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro. Urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro. akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Sinzi umuriro bazakoresha uko uzaba umeze, ntabwo ari uw'ikibiri turebe, ariko imirimo twakoze bazayicisha mu muriro. All our works will be tested through fire. I don't know which kind
kind of fire that they will use. And the work that will survive through that fire. Someone who did that work will be rewarded. umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano ariko umurimo w'umuntu mushya azabura inyungu nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Nimuzi yuko muri uru rusengero rw'Imana mu byanditswe byangoye maze gukizwa kubyumva neza n'iki cyaramo. Among the scriptures that were very hard to me to understand are these and even this one. Ariko nza kubaza pastor wa. But I consulted my pastor. Ndagira mubaze pastor Gasabira. I want to ask you, Pastor Gasabira. Ibiri bizasha n'imezite. Which kind of works that will be burnt? Itazasha n'imezite. And which are those works that will not be burnt? Kuko bashaka gukora itazasha. Because I want to work and do some work that will not be burnt. When I decide to enter into an action, I go wholeheartedly. Even when I was still a Catholic Christian, I went in well. I used to greet my Mary. Even before taking our alcohol. I had even given back to 5 children in I also have my child in the region that is here. I felt like I wanted to be a priest. But God changed all that and God said. I came all that entered into Christ. I also entered into the twins worship as I entered there very well. They used to tell my father that we believe in that boy because he worships us very well. My elder brother was not really fully into the worship. We have chosen this boy, we have chosen him. I made a decision to get saved from there because we are very much tortured by this place. So from then when I got saved, I have never backslid and I don't want to backslide. I know what I free from, I can't go back. Then my pastor told me that the works that will be done, they are the kind of work that people do, are doing serving God, while they have wrong motives. You know, as you see, we want to buy this land. Someone can give him much money to buy the land. I want them to adorn me to be a pastor. If they don't make me a pastor, I will destroy everything that I did. I will destroy them. Thank you so much, but you have a wrong motive. Your kind of work will be burnt. Pastor Tuzambara yigeze kutwigisha kuba Kristo ba capital B bandate banshime babivugeho abantu ba capital B imirimo yabizaje. Their works will be burned. Let them see me, let them browse me, let them, understand me. Why do you want all your things to be exposed in the public? I am not going to talk about how you bought from this shirt.
zaka bafunitse bakamanye n'amahirwe niri yashaka Not everyone that will do so that we come here and speak about it. God knows you and knows what you have done, and He will reward you for that. All the work that people do with pride, in competition, they will not be rewarded for that. It will pass through fire and it will be burnt. And whatever you do, whether small or big, with a motive of glorifying the name of the Lord, it will you give in for the glory of the Lord. You support someone and then you want him to know that there is God. You give a right and you want to someone that person to know that there is God. You support the needy, the disabled, the orphans, just for the glory of the Lord. You will be surprised with what God will do for you. Among the rewards that will be given, you also be surprised. We shall be rewarded in heaven. And God has rewarded us here in this world, but many rewards are in heaven. First Corinthians chapter 4 verse 5. Aravuga ngo nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari bihishwe mu mwijima kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Ariko mwamba barinda basubira mu gihe cyanditswe buri muntu wese akacyumva. Imana izi n'imigambi yo mu mutima. Nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora. Uretse guca urubanza rw'ikintu icyo ari cyo cyose, urubanza igihe cyarwo kitaragera. Kugeza ubwo umwami wacu azaza. Kugeza ubwo umwami wacu Yesu azaza. Agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima. Agatangaza ibintu bihishwe mu mwijima mu mitima y'abantu. Akabitangaza. Kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Mwambere Imana amashyi n'umuhari. When everyone azagira ati basome neza kuko ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Each one receive this commendation from God. Umuntu wese azahabwa. Each one will be given ishimwe rimukwiriye. A reward that is wonderful. There is no showing favoritism in heaven. There is no discrimination against tribes and districts. Everyone. There is no pride. Each one will be given according to what he did. Revelation chapter 22 verse 12.
Patmos aramubonekera amubwira ibintu byinshi ariko arangije ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze Nobody will be rewarded of what he did not do. There are people who will not be rewarded, yet they worked and their works were burned according to the motive. Never do anything in this ministry where you want people to arouse or to praise you. Just do it for the glory of the Lord. If they praise you, that is good. If they don't, that is also what the Father in heaven has seen. One pastor once called me here and told me, Pastor, I have served God, but I've decided to leave it for God. I asked him why. Have you ever seen someone that you do? Igice cya mbere umurongo wa 10 mbese noneho nishimye ry'abantu ushaka uri Pawulo ariko nkunda Pawulo yarazi ikinyarwanda cyinshi yasobanuraga n'ibintu neza mbese noneho nishimye ry'abantu ushaka cyangwa n'iby'Imana cyangwa naje muri aka kazi nshaka ishimwe ry'Imana cyangwa se ni abantu ushaka kunezeza cyangwa se ubundi ni abantu ushaka kunezeza iyaba binezeza abantu iyaba Pawulo naraje nezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo ntabwo mba nyiri imbata ya Kristo aka kazi mba narakora kuko hari igihe abantu banga no kumva ibyo bababwira. Sometimes people do not want to hear from what you tell them. Ikiwari yavuze ijambo rimwe yaratubwiye ngo ntabaza amabanga menshi atuma abantu baba batsinze atari ko nzibanga rimwe rituma umuntu adashobora gutsinda ni ugushaka kunezeza abantu bose. Rick once said that I don't know the secrets of how people want to be victors, but I know many secrets that let people to fail. So I have news. It is impossible for you to please all the people. What you say, some people take that information and say we are blessed, and others will say what a bad day. When you give a testimony, some people will say, hey, that man has blessed us with his testimony. Others will say, I have really had bad things. So he wanted to show us that he has much money. He wanted to encourage them and show them how God gave you a job so that they can be kind and know that God can raise them also. They just take the message the way they want it. But glory to God and glory to God who have to please people. And then the pastor told me, now you know, Pastor, I'm going back. I want to tell everyone that wanted to keep this come back or back to the ministry. If you have been offended by someone in the ministry that you work in here, please don't quit. Look for another way to serve God. Because there is a time that you Among the rewards that God will give people, one of them is the crown. Let me show you the crown. The first crown is in the book of James chapter 1 verse 12. hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza
kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo Imana yasezeranyije abayikunda. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa, birasaba kwemerwa, azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ikigeragezo kiza kugira ngo wemerwe nawe utsindwe mo kabiri. Ibintu ni de iza utsinde na utsindwe muri fitting. Rero nugitsinda, nugicamo neza, nukitwaramo neza, ukagitsindira mu ijana, uzahabwa ikamba. Be rewarded if you win the trial. The trial comes to approve you, to make you approved, for you to repeat or to pass. Buriya Salomo njye nakumvaga kumara imyaka 10 n'umugore wawe mutarabyara, amazina babise n'ibyo bakubwiye, wakaba yaragiye kuragusa ntabwo yarashatse undi mugore, ariko kwihangana ukageza hano turakwemeye kandi no mu ijuru bazakwambika ikamba. We have accepted you here and given in heaven and given a reward because you became so patient. They will come and consult advice from you. Not all the people, some of them have really accepted you and the way you have been so patient for all those 10 years. And now you have become a father of the twins. You will not stop from this one. Even in heaven you will be rewarded. You will be given a crown of life. Most of the people here who have been passing through trials and even other trials that will come, trials are always there. If we conquer and reach there, there is a crown of life that we put on us. That is a crown of the people who are Another crown was spoken by Paul in the book of 2 Timothy chapter 4. Verse 7. Haravuga ngo narwanye intambara nziza. Narwanye intambara. Harimo intambara gukiza. Bazakoresha byose ngo biroroshye. Narwanye intambara nziza. Narangije urugendo. Narinze ibyo kwizera. Yaragiye gupfa. Ashoje. He was about to die and had finished the race. Ibisigaye ndikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azaba kuri urya munsi. Bisubiremo cyane Dr. Bisubiremo cyane. Uzi nk'uzabihemberwa gusoma neza Bible. Soma. Narwanye intambara nziza. Ni Pawulo avuga ibintu yaciyemo arwana intambara zo mu gakiza. Yarwanye intambara nziza. Narangije urugendo. Ariko ndashoje urugendo rurashoje. Narinze ibyo kwizera. Ibisigaye ndikiwe ikamba ryo gukiranuka. Ryo gukiranuka. Iryo umwami wacu umucamanza utabera azama kurya munsi. Nyamara si jye ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Bakikiranwa bakagendera mu nzira yo kwezwa bazambika iryo kamba. Ntabwo ari ni Pawulo nyine. This is the crown of righteousness for the people who kept themselves from evil. Whenever they do evil, they ask for forgiveness. Hebrews 12:14, they had read that very well. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'ukwezwa. Kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Vanaho byari ibyo uvuga ngo ntabwo uriya muri
twakucarana mu rusengero najya no mu ijuru naryo sinzabijyamo. Say for the people who say I cannot sit with that person in the church to him because to heaven I will never sit with him. You have a big problem. Just because he spoke against you. Stephen was stoned and he said forgive them because they don't know what they're doing. Just a word, a single word he spoke against you. You cannot sit with that person. You cannot even face him. Even if he goes to heaven, you want to go there. So you have to change your mind. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'ukwezwa. Kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Kale mu service mbere nabivuze ariko nawe ureka mbivuge no amasaha iri nafashe somo twihuta. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Nize mu ishuri rimwe muri Kenya Nairobi. I once attended a school in Nairobi. That is why I did not complete my studies. I did not like school fees. They taught us good things that when it was written in the Bible they misled us. Yes, you are over here. I'm going to put it on They told us that Jesus forgave us our sins that we did, what we have done, what we have done. When you commit a sin, you say, thank you, Jesus, you forget what you did. That is the school that I attended in Kenya. I'm talking about my school that I attended. They told us, whatever you do, there is no backsliding. Once saved, always saved. When you hear such teachings that tell you there is no backsliding, please come and ask me. People sin as if the people are drinking water. Yet they are attending Bible study. They want to go and lead the people of God. I used to ask them, we have a very big compound here. Why don't we pray at night? They don't know, why do we pray? Jesus prayed for us. They don't even pray while eating. They have rested. Jesus did all for them. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. The pastor mentioned it. They are crowns that we shall receive. But these crowns, they are built in being purified by the blood of the Lamb of God. For us to have good work that we shall be rewarded for. It is that our foundation is to be purified by the blood of the Lamb of God. Our foundation is receiving Jesus as our personal Savior. All the works that are built
They are works that have reward, that have crowns. I know many of you do good works, but let your works not be burned. It is only the blood of Jesus that the works cannot be burned. If you are here and you have not received Jesus as your personal Savior, if you are here and you want to wash again your garments, you got saved but you had backslid, I want to tell you that you have got for washing and purifying your body in the blood of the Lamb of God. If you are here and you have not received the Lord Jesus as your personal Savior, if you are here and you have backslid, make steps forward and stand here. Then we pray together. Yes. I want to tell you that today our sister has made us step. Let's join together with the hand and then we pray. amaraso n'ubutungane kandi mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya